Niri ya Pompom. Ira akoranye na Kevin. Pompom ayikoranye na Kevin. Nitwa Izabaho Jean Dodi cyangwa se 001 igisamako. Niwe mera Pompom. Niwe mera Pompom. Iyo ngo yayikoranye nande? Na Kevin. Nje nitwa igisamako. Igisamako. Hanyuma kandi wari wongeyeho kajyanye n'imibare ngo ni imibare nenongeyeho kuva The Ben yabaho. Uziko yakoze hita kaje hanze y'igihugu. Watangiye gufana gukunda The Ben ryari? The Ben. Angiye mu kumukunda ubukuko nibwo nkuze. Ba The Ben ba Medi barabyirukanye ba Toko ba Jepol ariko twakomeje kumukunda. Mwakoje gukunda nde? Umuntu bita 001 no bita The Ben. Hari akarerembo k'Imana ajagira nuko nakibagiwe ariko ndarimbo k'Imana wakibaye. Icyatumye umufana cyo ni ikihe? Kuri Bruce Melody. Irandirimbo ye uza nkundi nanjye nkukundi. Irandirimbo ye uza nkunde nanjye nkukundi. Iyo yitwa gute? Kuri cyoroha namba. Kuri iki gihe nacyoroha namba. Dore ndaje wese ndaje umbyira icyo ushaka pfukamye imbere yawe. Tumye umufana yire Bruce Melody. Era umukobwa ukunda gapeti. Mu karere ka Musanze, akarere kagizwe n'imirenge 15 turi mu ntara y'amajyaruguru. Nibyo hano turi muri Muhoza mu murenge wa Muhoza. Turawitegeye. Murawitegeye no kuri station ya SP. Kandi unarabibona hara hejuru. Turaje tubiganireho buretse gatoya. Aha rero turi ni mu murenge wa Muhoza nkuko umuvandimwe akomeje kubitubwira, ni mu karere ka Musanze. Nakomeje kubwira ko uyu munsi turi tariki ya 13 Kamena cyangwa se ukwezi kwa gatandatu turi 2026. Umunsi udasanzwe ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, umunsi udasanzwe ku bakunzi b'umuhanzi Tiger B cyangwa se Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, bitewe no kumwitsa cyangwa nuko wamumenye. Ikaze nanone kuri platform zacu zose dukoresha tukugezaho amakuru n'ibiganiro umunsi kundi. Nitwa Mr Muhanzi Ndintare Ndindahangarwa Ndintore, ndi umunyarwanda of course, ndi na diaspora, ndi umusore ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye. Nkunda cyane mudukunda mukanadukurikira umunsi kundi. Barambabwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo, kandi buri gitabo kigira page, kandi buri page tuyivugaho ukwayo. Page tugiye kuvugaho ni Summer Country Tour. Birumvikana igitaramo kirimo abahanzi barimo The Ben, barimo Bruce Melody, barimo Bwiza, barimo Kitoko ndetse n'abandi coming bagiye batandukanye, bakaba bagiye guhurira hano kuri stade Ubworoherane. Hano rero tukigera ku isaha zishyira isaha zingahe? Reka turi isaha y'isa 5 kuko ni saa 52 bivuze ko saa 5 zirabura iminota 8 zonyine. Twagurutse hariya ngira ngo video ya mbere mwayibonye, isaha y'isa 9 narindi muri Nyabugogo, ndi kumwe n'abafana benshi cyane biteguye kuza kwereka urukundo rukomeye, biteguye kuza kwereka Tiger B ko imyaka maze aririmba kuva mu mwaka wa 2006, 2007, 2008 kuzamuka kugera akanya 2026 akiririmba ko bamukunze kandi batamufannye. Buriya ngo umufana atandukanye n'umukunzi, aba nabakunzi ntabwo ari abafana. Mu karere ka Musanze naho ndahageze rero mpahurira n'abandi tugiye kuganira nabo bakunda The Ben. Usibye abo twazanye mu mamodoka atanduka amakwasiteri menshi yaje adukurikiye, hari n'abafana bari hano mu karere ka Musanze, nibo ngira ngo nabo mbaye ijambo nabo batubwira amarangamutima yabo. Reka duhere kuri uyu. Fresh kabisa. Witwa nde? Nitwa Izabaho Jean Dodi cyangwa se 001 igisamako. Shaka kongeraho igisamako. Banza utuze. Ongera umbwire ngo witwa nde? Izabaho Jean Dodi ariko aka igisamako. Nje nitwa igisamako. Igisamako. Hanyuma kandi wari wongeyeho kajyanye n'imibare ngo ni imibare nenongeyeho kuva The Ben yabaho. Uziko yakoze hita kaje hanze y'igihugu. Ba The Ben ba Medi barabyirukanye ba Toko ba Jepol ariko twakomeje kumukunda. Mwakoje gukunda nde? Umuntu bita 001 no bita The Ben. Ako mwana uri kuvanga ibintu tandukanya. 001 yitwa Bruce Melody, noneho Tiger B ni The Ben. Ubundi yitwa Tiger B. Ariko uziko muri ira minsi baherutse gukora akantu we na Bruce Melody, umwe ashyiraho ngo Tiger B undi ashyiraho 001. Barabavanga baratuvanga. Ariko umuntu tuzi ni The Ben. Uza akantu yakoze mubitira akarimbo kamwe wakunze cyane katumye uhita umufana. The Ben hafite akaririmbo, hari akaririmbo k'Imana ajagira nuko
nakibagiwe ariko Karimbo k'Imana wakibaye kandi ubundi ururu wayibuka oya ntago cyangwa kubita kuri ka kandi wasanga oya hari akaririmbo bige nimba ari wowe akaririmbo ngo ibyo ho ni medi ibyo agaciro ho ni medi hari akandi karirimbo dore ndaje wese ndaje umbwira icyo ushaka pfukamye imbere yawe horaho tsinda umwanzi tsinda icyaha kenshi cyane nterwa ubwoba n'ahazaza nkumva ntacyo mfite nkose banza utware hano wowe uri umujane uri umusirimu cyane uri umunyonzi cyangwa uri umushoferi agenda umushoferi ntabwo nyonga nanyonga abantu si ndi umushoferi wowe uri umushoferi ufite perime mfite aka kategori aka karacishakisha aka kategori ufite n'abakita ubundi mfite agaprovisoire agaprovisoire ariko ntware uretse gatoya kugira ngo imodoka idepase indi cyangwa se inyuraneho iba yakoze iki hari umurongo byerekana gute hari icyerekezo umurongo urambuye n'umurongo ucagaguye nyine ibyerekana gute ko ishaka gutambuka ku yindi cyane ikinyoteri ikagitsa gute ikinyoteri kitari umutuku ni ubundi kiba ari nk'ibara rigiye gusa n'umuhondo reka twigarukire mu byo turi kuganiraho uru rukundo rungana gutya wowe uri umuntu mukuru urukundo rungana gutya aba ni abantu barenga hafi 80 baturutse mu mujyi wa Kigali ni urubyiruko n'abasore n'abamama dore n'abakecuru b'imyaka hafi 70 bavuye hariya baje gufana The Ben urukundo rungana gutya urusobanura gute uru rukundo ntabwo uru rukundo ari urwa none uru rukundo abanyarwanda turarusangana ariko iyo bigeze ku muzika biba kandi kugira ngo ubyemere urabibona saa 9 noneho birahinduka saa 9 ageze ku rubyiniro niho urabona nko Musanze ikunda The Ben uraza kuza wikoreye igare bibiri byanjye ndabifite hano uwo tayari tike wamaje kwishyura tayari ajya ngo witwa nde nitwa Izawa Jadodi akazina bakuyuziho nakari akazina ubundi banzeho ubundi akazina giye banzeho banyita Sanogo bawita Sanogo bakwise Sanogo kubera iki je nakundaga football cyane wari umukinnyi wa football nkajya kuzireba ariko bigeze aho nirundura mu muzika biranga kuko barakinnye barakuvuna nasanze umuzika ari utanga ibyishimo by'igihe kirambye kumbe n'umusazi yashaje hereza abafana ba football bamaze igihe bababara ubutumwa baza bafana umuzika ubutumwa nibaze mu muzika bazafanira umuziki ibyishimo kandi wabona show imeze nk'iyi atari kandi mu muziki wa mugani bajya batsindwa ngo bababare icyiza cy'umuzika iyo umuntu yikijeho gato ejo aragaruka agakora hit none se The Ben kavuga ko ari Tayiga Bruce Melody akavuga ko ari 001 ndetse bakanavuga ko hano ngaraza kumurusha abafana uremeranya na Bruce Melody ibyo ni mentalite y'abantu ubu bari muri business iyo uhanganye n'umuntu uzana igitekerezo cyo kuvuga ngo ngiye ahantu bafite abafana ariko The Ben no mu Kinigi yarabitweretse kwita izina uzagira ubaza mu kwita izina nta umuhiga uwo rero ni umujene dusanze hano i Musanze umwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi ariko akoresheje igare so rero bisobanura ko urukundo ntago ruri i Kigali nta nubwo ruri mu majyepfo ntiruri iburengerazuba ntiburi mu barasirazuba ahubwo ruri hirya no hino haba hanze y'u Rwanda cyangwa se na hano mu Rwanda kuva mu ntara kugera mu mujyi wa Kigali The Ben arakunzwe Bruce Melody arakunze n'undi muhanzi wese utekereza nawe arakunzwe kubera ko ntaho wagera ngo ubure umukunzi umwe ibaze ko n'umwapukaminga ubusoye indirimbo ebyiri ushobora kugera ahantu ugasanga nawe akunzwe kurusha umwe muri abo bahanzi ariko hari abafana nakomeje kugenda ndeba ndagira ngo mbanze nabo mbegere gakeya ndagira mbanze negere kwanza abamotari Bruce Melody baramushinjije ngo muri BK Arena ngo yazanye ngo abamotari ngarabatwara ndashaka kumenya uyu munsi abamotari murajya gufana Bruce Melody cyane cyane muri hano hariho Bruce Melody cyaba barakwishyuye ntabwo uzi nawe ibyo ufiteho ntabwo uzi ukuntu byagezeho The Ben uramufana cyangwa uramukunda ndamukunda Bruce Melody uramufana ndamufana Bruce Melody uramufana naho The Ben nkamukunda ubwo bitandukanya gute bitandukanye gukundwa no gufana
nyine tubwire nk'ibintu bimwe wakorera umuntu ufana n'ibindi wakorera umuntu ukunda kugira abantu babyumva itandukanye kugira ngo babyumve itandukanye nk'umuntu ukunda umushyira ku mutima iteka n'iteka ari ku mutima cyane muri business yawe ukora nk'ubu The Ben ushobora niwe ukunda harya The Ben niwe ukunda ngo ashobora kuza ukamutwarira ubuntu hanyuma Bruce Melody ufana we ntago yaza ngumutwarira ubuntu ashobora kumukatura ku biciro oya nanone namakatwarira ubuntu uzi n'ukuntu ibintu biba bimeze z'umuntu kandi bavanga urukundo ruruta byose ngo ruruta byose ariko igaza ku boss bari hanze harago ruruta byose kubera akamoto ubuzi ko uratanga version cyane kanuna ingingo y'amafaranga baranyumva aha watangiye gufana gukunda The Ben ryari The Ben angiye kumukunda ubu kuko nibwo nkuze bro simbona ufite nka 20 na 30 ntayo da 20 ntayo 24 17 17 kamerama gira yini 17 abantu muri kureba kuri kamera mu mbabarire murebe uyu mugabo utunze miliyoni 6 za moto agira imyaka 17 gute Imana yaguhaye se wa mugani ngo abantu mukunda The Ben ngo muri abanyamugisha niko njya numva bavuga ntubibona se amagambo atatu wabwira The Ben naramuka arebye ikiganiro nk'umuntu umukunda umuhoza ku mutima namubwira ko akomeza hageze ko baba ari neza nyine abadukora ku mutima cyane uturimbo dutatu twe twagushimishije tugahita tuvuga ati uyu ntawe ngomba kumufana ngomba kumushyira ku mutima ntabwo twibuka ntabwo ntwibuka cyane kuko tuba duhuze cyane akakane nka amela ururava nduwiki nabo nakuze ntabwo mba nagize cyane bati bitewe tugaruka kuri Bruce Melody icyatumye umufana cyo ni ikihe kuri Bruce Melody irandirimbo ye uza nkunde nanjye nkukunde irandirimbo ye uza nkunde nanjye nkukunde iyo yitwa gute cyorohanamba kuri iki gihe ntacyorohanamba iyo ndirimbo muyinyandikire muri uza nkunde nanjye ngukunde nubwo nakizera cyoroha bazatwanga ntacyo dupfa riyoge karibu urumva hari ukuntu ngiyo no mu DJ ujya kumva ukuntu umuntu akavuga ngo wampaye indirimbo ngo yitwa ngo ndagukunda ngo mukunzi wanyu ngo ndagukunda mukunzi wanyu ukajya wibaza iyo ndirimbo ukandika mu mashini ukayiba nawe rero warutangiye ngo niba hajya wari kuvuga uza nkundi nanjye nkukunde nkumva neza mu bwonko bwanyu ndirimbo nta kurimo uko yitwa ntago mbizi aha tumira rero abantu bagiye kureba hano ibitaramo mu kanya agiye kubera hariya muri stade Bwororane waguze tike cyangwa uri kwita utwara abagenzi nandi gutwara ari gushaka amafaranga ya boss uraza kongeraho n'ibiciro ntago nabyongeraho nakobanye yo kundi faranga oya shobora kuba ariyo mpamvu fana Bruce Melody ko nayo ku mafaranga ewana oya da ayakorera cyane munyakazi oya da nawe nakongera ku biciro nyine ndashaka umbwire indirimbo ya Bruce Melody umbwiye ko ngari iyo nguzankunde nanjye ukunde yego iyindi yatumye umufana yire Bruce Melody era umukobwa ukunda agapeti usinda agapeti usinda agapeti mwana fata lyrics ngaririmba twumva ntabwo ndi kwibuka neza none se ubwo ko bamushinje ngo abamotari muramufana uyu munsi mukaba mutarajya kumufana murumva mutaramuteje The Ben tugiye gushaka amafaranga tugiye kugura itiki tugiye kugura batiki tumaze tugiye kumufana nuko tumanje tureba amafaranga y'ababoss rero n'umwe nabo mu batwara abantu ariko ntago naganiriza umwe ariko nta bakobwa man nta bakobwa batwara amamotina barahara bari mwabahishe oya naho tuba twabeshe no baba mu kazi nyine tu mwebwe se we ntago uri mu kazi nange ndi mu kazi nyine wasa nyine baba batwaye abagenzi nyine bagiye ariko nyine barimo tu ibintu bitatu byihariye hano Musanze abantu batari bazi ko mufite nibi bitarimo ingagi ariko ingagi zo bamaje kuzimenya ni ingagi icyambere wowe nyine mbwira ibindi bitarimo ingagi ni kugwa remezo biri kuberamo ibihe nyine n'amanyubako bari kuvugurura inyubako urugero vuga nk'inyubako nyine uzi bazamuyemo hano uvuga tukabaza ku buryo umuntu yazaza nayishaje bakavuga ati inzu n'uwayumvisha bayivuga mu makuru yihariye bazamuye uko wenda ikigarura kuvuga kwa Rubangura Makuza Peace Plaza izindi zose Goyiko Plaza igihe Goyiko Plaza witwa
Goiko Plaza. ni amagorofa ngaho ubwo Amagorofa atanu. icyo ni icya mbere icya kabiri kihariye hano i Musanze umuntu ashobora kuva mu Kayonza akava Rwamagana akaza kuvuga ati nje kureba iki kintu bavuze ko kidasanzwe i Musanze Ni ibirunga. Akamaro bibamare ni iki ibyo bikorwa uvuze bidasanzwe birimo ibirunga birimo ayo mataje ari kuzamuka birimo izo ngagi n'ibindi wenda udashoboye kuvuga wowe ubona nk'umuturage wa hano i Musanze akamaro bibamare ari arakaye tuba nyine abakiragendo baraza bakatwinjiriza nyine tubakinjiza igihugu nyine tu ndashaka kuvuga wowe nk'umuturage wowe ubwawe uzenyungu bigufikiye abanyamahanga baraza tukabatwara kuri moto tukabagezayo baretse gatoya iyo uzanyemo akana k'umunyamahanga urumva abanyamahanga bavuga igikoreya ifaransa English umunyamahanga wari wamutwara avuga icyongereza muzungu kumvikana gute fata ko nge ndi umuntu umuzungu hi what's your name my name is Nigena Jadoti so I want to go in ajani ya stade yitwa ya stade hari abayita stade ubworoherane in stade ubworoherane how much 500 only Honori yes arumva ko byashoboka ko yamutwara nose bashobora kongeraho ukabukana muganiriza wenda uje umuntu amusobanura ati sanze dufite n'ingagi aribyo twaganira nakabyumva tu wagarukiye mu kangahe mu kabiri secondaire kubera iki mwana abasore twese kwiga bisige bigorana nta amafaranga yaradutwaye ni imibere igoranye n'ababyeyi nyine yarejya ababyeyi bakwama amafaranga nyine kujya bakwima cyangwa wabona wabanane uri kubanane oya awati umuhungu rero ko yatuma miliyoni tugura akaperime arejye nyine babonye uri kwitwara nawe kavuga ati n'ubundi nawe bakomeza kukurira ni minerivari nawe ugahita wicuma cyane ni kwiviramo nyine tu yego The Ben na Bruce Melody baje inaha na Kitoko na Bwiza wowe amahitamo yawe araba yahe amahitamo yanjye araba ya Bruce Melody wowe amahitamo yanjye na Bruce Melody none ko ufite Tiger Tiger ufite The Ben kuri moto The Ben ntago mufanaga cyane ko na Bruce Melody ari ikigaragara hashobora kuba hakozwe mobilisation cyane y'abafana ba The Ben mukisanga n'abari aba Bruce Melody mwagiye mu The Ben ndabeshya Bruce Melody niwe dufana niwe mfana bra cyane kabisa umufanira ikirere umufanira iki indirimbo zose ajya ashora nyine zibaze sinkugora mpimbwire indirimbo ebyiri zatumye uvuga ati niyo ngomba gufana kuruta Kitoko Bwiza cyangwa Rike Senderi cyangwa Social Murage n'abandi bose iriya ya Munyakazi yitwa Munyakazi ya Bruce Melody niri ya Pompompo iriya akoranye na Kevin Pompom ayikoranye na Kevin yindi zira Samoya ikoranye nande yo yayikoranye nandi kumwe uko yayikoranye nawe uturerix amagambo cyangwa ahantu igigere kumvira kuryo yaba Pompom cyangwa Munyakazi cyangwa iyo Samoya agace gatoya warimba mo gatoya ntago ngusabye ngo uririmbe rwose ntaho turi muri gumaguma aniwe yawe segonda 5 urimba aho twumva kakandi wumva mo gati vati cyane amufanye rwose bibi nabitekerejeho wagiye ngo niwe mera Pompompo iyo niwe mera Pompompo iyo ngo yayikoranye nande na Kevin na Bruce Melody barya watuwe ngo witwa Pompo witwa Jadodier Nigena Jadodier ntago ari warye sibyo oya inshyushyu nayinyoye wanyweye inshyushyu wowe winkara gashyushyu agashyushyu kamwe hano karaboneka cyane karaboneka pe arinzi kari mu misozi habonekamo za kinigi kinigi haboneka kongeza ikibazo cy'amatsiko wa mugani ibirayi nabi ko mu buhinga cyane birugura ngahe ibirayi bikugura 700 kilo maze wacu Kigali ni 500 oya nani kinigi ni 700 ibirayi bisanzwe 600 350 gucyo nyine tu wowe fana nde bro nawe akarakara ibyo ntago byo biba oya ntago mbibaga manye ifanira umuziki ntago mbibaga ibyo ngibyo ufana akazi gusa nyipana akazi ngiye cyangwa ukunda sport ukunda sport cyane ufana sport siporo iyo sport fana re ugushaka kubinjyana mo nako ukunda ibintu mwana utari proud yabyo ugushaka kubinjyana mo nako umuhungu hano ngo winjyana muri ibyo bintu ntago mba hano yego
ni abakunzi b'umuziki, ni abakunzi b'umurimo, ni abaturage bo mu karere ka Musanze, ni mu murenge wa Muhoza. Turi hano hafi neza ya stade Ubworoherane, niho hagiye kubera igitaramo cya Bruce Melody cyiswe Summer Country Tour 2026. Arabari kumwe n'ubundi na The Ben, arabari kumwe na Bwiza ndetse na Kitoko. Benshi rero bamaje kuba tayari cyane, urabona ko muri uyu mujyi harimo imyiteguro, urabona ko bamwe bafite udufuraya dutandukanye, abandi bafite imipira yanditseho Tiger B, abandi bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza ko nyine hano muri uyu mujyi wa Musanze bigiye gushyuha. So rero nanjye gumana nanjye kugira ngo ntange nkumenyere buri kimwe cyose kiraza kuba kibera hano muri uyu mujyi wa Musanze. Kuba nahagurutse i Kigali na cameraman wanjye Zebra Switch, nuko hari inkuru, nuko hari amakuru, nuko hari ibiganiro, nuko hari byinshi ukwiriye kumenya. Ubwo mukanya ndakwinjiza no muri stade Ubworoherane, turebe niba hari benshi bamaje kugeramo, bamaje kuba tayari. Hanyuma ubwo nako dukomeze kubana kugeza igitaramo gitangiye kugeza gisoje. Byose uraza kubikurikira kuri Eco Bloom TV. Hanyuma bane natwe kuri TikTok, kuri Instagram, hose ni platform dukoresha, yaba zanjye Mr Muhanzi umunyamakuru wanyu cyangwa se za Eco Bloom TV. Reka nkomeze ngushimire kandi nishimira kubana nawe. Wowe wakoze subscribe, ukakana notification, ukaboma ibitekerezo, komeza ubare nanjye Zebra Switch, turakomeza tugendane. Hanyuma nawe ukomeze urebe buri kiganiro ndagenda nshyiraho, umenye ngo niki kigezweho muri update.